ni umwanya w'ikiganiro inganzo n'ubuvanganzo. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. I don't understand. Why? igihangano cyanjye ni uburyo bwo kuzuka. Ushobora gupfa uyu munsi, iriya stati yanjye ikazamara imyaka 100. Yanditse ibitabo byinshi byatumye ahinduka umwanditsi w'ibihe byose. ubwo yari arimo akina filime Fast and Furious yaburiye ubuzima bwe mu impanuka. Nitwa Izere Ruwanjehora, nkunda kumva ikiganiro inganzo n'ubuvanganzo. inganzo tuganire ku bijyanye n'inganzo zinyuranye mu kiganiro inganzo. uburyo bateteshanya ukifuza uti icyampa nanjye nkazagira umuryango nk'uyu. Rero nandika kino gitabo nashyizemo uburyo butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo uzagere ku izo nzozi zawe z'urukundo, ku buryo umenya uburyo umuntu wavuga ngo ndagukunda, uburyo wamenya umuntu ugukunda, ibyo agukorera cyangwa ibyo wakorera uwo ukunda, igihe wahuye n'ibibazo cyangwa n'amakimbirane mu rukundo uburyo wayanyuramo cyangwa se uburyo wakemura ibyo bibazo ukabaho wishimye. Rero nagiraga siritu cyane urubyiruko
uburyo rwakwinjira mu rukundo, niba ari urukundo rugamije ku bana, uburyo bategura umubano wabo, n'igihe haramutse hari ibibazo runaka bakaba babikemura hakiri kare. Rero nagiraga abantu inama ati dore inzira wacamo kugira ngo uzakabye za nzozi zawe z'urukundo, rwa rugo wifuza, wa muryango ushaka wuzuye urukundo n'umunezero. Mu bihumbi 2017 natangiye kwandika ikindi gitabo cyitwa Isano Isumba y'Amaraso, cyaje gusohoka mu bihumbi 2020, aho iki gitabo nacyanditse nyuma yo kureba amateka atandukanye abanyarwanda babamo, cyane ariko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ndeba noneho n'ubuzima uwo muryango nyarwanda ubayeho mw'iki gihe n'imibanire yawo. Nagarutseho ukuntu abantu barokotse jenoside bafite ibikomere bitandukanye batewe na jenoside yakorewe abatutsi. Noneho ibyo bikomere bikaba bikomereye abantu benshi, aho usanga umuntu yari afite umuryango w'abantu barenga 100, ariko bose bakaba barabishe, akaba yarasigaye ari umwe. Akaba rero no munsi yari yigunze avuga ati se kubaho bimariye iki? Kuki ngomba kubaho? Kuki ngomba gukora? Kuki ngomba kwiga? Kuki ngomba kwivuza igihe narwaye? Kuko aravuga ati nta mpamvu yo kubaho. Nandika rero narababwiraga nti rwose komera, ibyo bikomere byawe nubwo bigukomereye wumva udashaka kubaho, ariko dore hari impamvu yo kubaho. Ikindi gitabo nanditse ni igitabo cyitwa Ikiguzi cy'Imbabazi. Ni igitabo nanditse mu bihumbi 2020, aho naho nagarutse ku kiguzi cy'imbabazi nk'uko mubyumva. Hano ariko ni igitabo cyo cyanditse mu bwoko bw'inkuru ndende, aho navugaga ku buzima bw'abantu babiri, umwe nise Umurungi, undi mwita Mbabazi, aho wumva ubuzima bw'abantu batandukanye, bakubwira amateka yabo n'ubuzima bacamo umunsi ku wundi, ugasanga bwuzuye ibikomere. Umuntu yakubwira amateka yo ukaba ukumva ubwoba, ukibaza se ibi bintu ari ngiye bibaho byaba bimeze bite? Rero nandika nabwiraga abantu nti ushobora kuba uri mu bantu batuma ubuzima bw'abandi buba nabi, babaho batishimye. Dore nyamuneka uramutse ugiye gusaba imbabazi, wumva ikiguzi watanga kugira ngo uhabwe imbabazi ari ikihe? Uramutse uje kuzisabwa ni ikihe watanga, cyangwa ni ikihe baguha kugira ngo utange imbabazi? Ikindi gitabo nanditse cyo cyasohotse mu bihumbi 2021 ni igitabo nise Umurunga w'Urukundo. Ni igitabo nanone nacyo kiri mu bwoko bwa fiction book. Ni igitabo fiction book bivuga inkuru ndende ariko mpimbano ishingiye ku kuri cyako byabaye. Ni igitabo nagarutse ku mateka y'abantu batandukanye, nkunda kuvuga ku muryango nyarwanda, aho usanga hari abantu bakora ibintu byiza, nyamara igihe runaka nyuma y'igihe bakitaba Imana, ibikorwa byiza bakoze bikibagirana nk'aho bitigeze bibaho. Nagira ngo ntange umusanzu wanjye kugira ngo abantu bakora ibikorwa byiza by'urukundo ntibizibagirane. Uwo murunga baboshye witwa umurunga w'urukundo, bajye babona umuntu wunga awungureho intambwe. Mujye muhora muzirikana ineza y'abantu babagiriye, ntikibagirane nk'inyuguti zanditswe ku musenyi. Ineza cyangwa ikintu cyiza cyose wacyanditse ku nkingi cyangwa ahantu hadashobora gusibangana, kugira ngo kizabere urugero abakiri batoya. Hari ikindi gitabo nanditse cyasohotse mu bihumbi 2022, ni igitabo nise ngo Ibikomere byawe byanteye gukomera. Ni igitabo nanone nanditse ngendeye ku mateka, ku buzima bw'abantu tubana umunsi ku wundi, b'abantu dusengana, b'abantu dusangira, b'abantu dusabana, b'abantu twigana, b'abantu dukorana. Abantu benshi uganiriye nabo usanga buri muntu wese afite ibikomere. Nandika iki gitabo naravuze ngo buri muntu wese uriho ku isi umuhaye ikaramu n'urupapuro yakwandikira igitabo cy'ubuzima bwe. Gishobora kuba cyiza kikakuryohera, gishobora kuba cyuzuyemo imibabaro n'ibikomere. Rero nandika naravuga ngo wowe wakomeretse, nasomye cyangwa wambwiye amateka yawe bintera gukomera. Bishatse kuvuga ngo ibikomere byawe byanteye gukomera. Narandikaga rero nkabwira abantu nti ntugaheranwe n'agahinda, ahubwo ihangane, komera, hobera ubuzima ubeho. Nanone mbwira abantu bari mu muryango, uyu muryango nyarwanda dusangiye, babwira nti ni byiza ko dutega amatwi bagenzi bacu, abantu tubana umunsi ku wundi nahoze mvuga, kugira ngo tubatize urutugu, barambikeho umusaya, barire, baruhuke, bumve ko hari impamvu yo kubaho. Hari ikindi gitabo cyasohotse mu bihumbi 2023, cyo ni igitabo nandikiye abana, kirimo amashusho n'amagambo makeya,
kivuga ni agakuru kagufiya kavuga umwana nise Gaju wajya gusura nyirakuru. Ni agakuru rero kigisha abana gusoma ndetse no kwandika, kubara inkuru y'ibintu byabaye runaka cyangwa se yaba yakorewe anniversaire cyangwa ibindi birori. Ni agakuru nanditse cyangwa ni agatabo nanditse kugira ngo mfashe abatoya kwiga gusoma, kwiga kwandika, ku buryo nabo bazaba bakuru bandika igitabo cy'inkuru ndende cyangwa n'ikindi gitabo cyiza gikomeye. Igitabo cya nyuma cyangwa se icyo mperuka kwandika ni igitabo nise ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Ni nacyo gitabo mwansabye yuko turi buganireho cyane no munsi twimbitse. Ni igitabo rero kivuga muri makeya, umwanditsi wese yajya kwandika haba hari ikibazo ashaka kubonera umuti cyangwa gutorera umuti kiri mu muryango, kiri muri sosiyete abamo. Rero nanjye njya kwandika kino gitabo, ni igitabo cyasohotse mu 2024 mu kwezi kwa munani gutyo. Ni igitabo nanditse nyuma yo kubona ko abantu benshi babaho mu muryango cyangwa babaho ubuzima bwabo bwose batazi ibibashimisha, bagahura rero biruka ku byishimo by'abandi aho gukora ibibashimisha. Ugazasanga umuntu kuko atajya yitekerezaho, kuko atajya avuga ati ariko burya niki kinshimisha, ugazasanga yabayeho ubuzima bwe bwose ababaye, nyamara ibimushimisha biri iruhande rwe. Rero nandika kino gitabo nagira ngo mbwire abantu nk'uko izina ry'igitabo rivuga, ibango ry'ibyishimo byanjye nawe. Ni ukuvuga ngo hari amabanga menshi akubiye muri kino gitabo, nagira ngo menere abantu bazasoma kino gitabo uburyo babaho bishimye ubuzima bwabo bwose nubwo baba babayeho ubuzima buciriritse. Naravuze ngo ubuzima njye mbugereranya nk'uruziga rusimburanywaho ibyiza n'ibibi. None nandika nabazaga abantu nti ese ibibi iyo bigusuye ubizimanira iki kugira ngo bigende? Ntanga urugero, nabwiraga abantu nti waka ubaye uzi umuti cyangwa niba utawuzi ujya kwivuza kugira ngo ubashe guha ya ndwara kugira ngo ikubise ubashe gukira. Nandika rero nabwiraga abantu nti biba byiza niba ibibi biza mu buzima bwacu twabishaka cyangwa tutabishaka, biba byiza yuzi icyiza cyakwirukana cyangwa se ikintu kigushimisha cyakwirukana umubabaro usanga rero abantu benshi tutajya dutekereza ngo dufate umwanya dutekereze tese mu by'ukuri bundi nshimishwa n'iki mu buzima. Nandika kino gitabo rero nagira ngo nkumenere iryo banga. Ibango rero ni uduce dutandukanye twa ya mabanga y'ibyishimo byawe n'ibyishimo byanjye n'ibyishimo by'abawe. Nagerageje gusesengura, murambabarira mbabwire aho nahereye ngira ngo nsesengure. Nuvuga ngo kino gitabo gikubiyemo ibice navuga ngo ni 5. Igice cya mbere kiravuga ngo kubaho wishimye ni inshingano yawe ya buri munsi. Hano nagira ngo mbwire abantu, kuko abantu benshi ntago babyumva, ubuzima ubwo ari bwo bwose waba urimo, kubaho wishimye ni inshingano yawe ya buri munsi. Ugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo za nshingano uzubahirize. Rero winjiye muri iki gitabo narabisobanuye neza, wanabisobanukirwa. Ikindi gice cya kabiri kigize kino gitabo naravuga ngo ibyishimo bishingiye ku mibereho n'imibanire yacu n'abandi. Abantu benshi ntago bazi yuko ubuzima bw'umuntu bugizwe n'abo babana, n'abo bazabana, n'abo bakorana, babandi tubana umunsi ku wundi. Reka ngaruke no ku muryango wawe. Niba ufite umuryango umwe muri bo yagize ikibazo urahangayika. Rero iyo umaze kumenya yuko ibyishimo byawe nabyo bishingiye kuba mubana umunsi ku wundi, ubyitaho cyane, ugaharanira ko abagize umuryango wawe cyangwa abo mubana buri munsi bishima, ariko mbere na mbere ni wowe uzi imbere. Hakaza ibindi nagarutseho byitwa ngo ibyishimo bishingiye ku bukungu. Aha abantu benshi twagiye tuganira cyangwa se nandika kino gitabo nabajije mu bibazo ndi buze kugarukaho, bavuga ko bafite amafaranga baba bishimye. Yego, ariko njye nsesengura cyangwa nandika kino gitabo nagaragaje ko hari abantu bafite ubukungu ariko batishimye. Kubera iki? Ntibazi impamvu bishima. Bashobora kuba bafite n'amafaranga ariko bakayakoresha mu bitabashimisha, ahubwo ibibambura ibyishimo byabo. Ikindi gice nagarutseho ni ibyishimo bitangwa n'urushako. Hano usanga nk'iyo uganiriye n'abana bakiri batoya cyangwa se ingimbi n'abakobwa bageze igihe cyo gushaka, usanga bo bavuga bati nindamuka nshatse umugabo cyangwa nkashaka umugore nzaba ngeze mu ijuru ryanjye ry'ibyishimo. Nandika kino gitabo nabigarutse ndanabisesengura, ndavuga nti birashoboka koko urushako rwaba ibyishimo, ariko iyo bititaweho ndetse ntibisesengurwe neza, ntibikorwe neza, icyari urushako ruzana ibyishimo
ruzana imibabaro no guhangayika, ndetse bikagera uwo muhangayiko ukagera no ku bandi batandukanye. Ikindi gice nagarutseho ni ibyishimo bishabuka mu ishavu. Aha nandika nashatse kugaruka kw'iki gice kuko mu bantu twaganiriye nandika kino gitabo mu bushakashatsi nakoze, umuntu yarambwiraga ati none se ko ngewe nshavuye cyangwa se ko mfite ibikomere cyangwa mfite ibibazo runaka, bukene, nta muryango ngira n'ibindi, cyangwa se mfite ubumuga, mfite nta kazi ngira, nakwishima gute? Nagarutse rero ndasesengura mvuga impamvu ibyishimo by'umuntu ushavuye ari ingenzi kuko bituma atiheba, bituma ahobera ubuzima, bituma byinshi. Nyine ni cya kindi uvuga ngo, cya kindi nagarutseho ngo iyo utazi ikigushimisha biragoye kwirukana umubabaro uri muri wowe. Ikindi gice kirimo iki gitabo nise ngo ibango ry'ibyishimo byanjye nawe, kivuga ngo ubuzima bwawe, ibyishimo byawe ubifite mu biganza byawe. Aha nibutsaga abantu ko icyo waba uri cyo cyose, ubuzima waba ucamo ubwo ari bwo bwose, waba uri mu bihe bibi by'ubuzima, ibuka ko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, ibyishimo byawe biri mu biganza byawe. Ushobora kuba ubabaye ariko ukaba ukunda ikintu runaka cyirukana wa mubabaro, nubwo byaba akanya gato, ariko emerera izuba, emerera ibyishimo bivira umutima wawe. Rero muri makeya ni ibyo byinshi bikubiye muri kino gitabo, ariko yenda kugira ngo mfashe abantu n'udukurikiye yenda utarabona amahirwe yo gusoma kino gitabo, nagira ngo nawe nkwibarize, ndetse nawe Gilbert uyoboye kino kiganiro kuri Radio Salus, nawe ndetse n'abadukurikiye muri rusange bakurikiye Radio Salus bashobora kumenya koko niba biyizi, niba aya mabanga twavuze y'ibyishimo byabo bayazi. Nandika kino gitabo nagerageje kubaza cyangwa se kuganira n'abantu batandukanye, ndimo gukora ubushakashatsi, nababajije ibibazo bigera muri 5. Nawe ukurikiye Radio Salus, nawe ngiye kukikubaza, yenda ntuhita unsubiza ariko uze gufata umwanya. Ikibazo cya mbere nabajije abantu, nabaza ngo se ujya ugira umwanya wo kwitekerezaho? Abantu benshi nabajije, bamwe baravuga bati ngewe uwo mwanya nko guta ubusa ntago nawubona. Nawe urabyumva, ansubije icyo ngicyo, no kwimenya no kumenya ikimushimisha ntibiba byoroshye. Ikindi nabazaga, naravuga ngo se ushimishwa n'iki mu buzima? Abenshi mu bo nabajije, yenda nawe ufite icyo uri buze kunsubiza, bamwe barambwira ati iyo mfite amafaranga rwose ibyishimo byanjye mba bifite. Ariko nkuko nabasobanuriye mu bice bigize kino gitabo twabigarutseho turasesengura, nabwo ndaza kubabwira. Ikindi nabazaga abantu, ese ikiguzi cy'ibyo byishimo byawe kingana gute? Ikindi nabazaga abantu, nabaza ngo ese uruhare rwawe muri ibyo byishimo rungana rute? Tuvuge n'urugero, niba ikiguzi cyo kugira ngo wishime ari 100, ufitemo kangahe ku ijana kugira ngo bigushimishe? Impamvu aka kabazo nakagarutseho nuko iyo utari independent, nuvuga ngo iyo utisanzuye kuri bya byishimo cyangwa kuri cya kintu cy'ibyo byishimo, biragoye yuko uzishima. Niba inshuti zawe zifite uruhare rungana na 80% cyangwa 100% cyangwa 99%, wowe ufite 10 ryonyine ku ijana, biragoye ko cya kintu wavuze kigushimisha cyaba kigushimisha mu gihe babandi baba badahari. Ikindi nabajije, naravuze ngo ese nyuma yo gutekereza, ubwo urumva ibi bibazo mbikubajije biguha umwanya wo kwitekerezaho, ese koko wasanze ibintu wambwiye haruguru wavuze bigushimisha n'iki? Ese koko nibyo bigushimisha? Rero nawe ushobora kuba yenda ukunda gusenga, ushobora gukunda kuririmba, ushobora gukunda gushushanya, ushobora gukunda gusura abantu, simbizi. Ibyo bintu, icyo kintu kigushimisha kidakostinga cyangwa kidagutwara umutunzi bwinshi, nicyo kintu cya mbere, nk'intwaro ya mbere yirukana wa mubabaro nahoze mvuga. Aho waba uri hose, icyiciro cy'ubuzima waba urimo, icyiciro cy'imyaka waba urimo, igitabo kirakureba kugira ngo niba wari umaze imyaka 10, 30, 50, 40 utazi ikigushimisha, hano muri iki gitabo naguhishiyemo cyangwa naguhishiyemo ibanga ry'ibyishimo byawe. Ntabwo hari haba kera kugira ngo nawe wishime, ubeho wishimye, umwenyurire ubuzima. Hari abantu bafite ubutunzi bwinshi ariko bahora bahangayitse batanasinzira. Nandika muri kino gitabo nabahaye
nabameneye ibanga ryabafasha kwishima. Hari umuntu ufite urushako ariko wabuze ibyishimo. Kino gitabo nashyizemo ibyishimo wakura mu rushako. Niba wowe waramenye ibyishimo byawe ukaba wafasha n'abandi batarisobanukirwa bagahobera ubuzima, bakabaho baryohewe n'ubuzima, nubwo ubuzima bwaba butaryoshye, butameze neza, ariko hari icyo ufite iruhande rwawe cyatuma ucana urumuri muri wowe, ukabaho intego yawe y'ubuzima ikaba ibyishimo mbere y'ibindi byose. Ndumva rero nabashimira Radio Salus umwanya mwampaye, ariko uko muzajya mudutumira tuzajya dukomeza kuganira n'abakunzi bo gusoma no kwandika, ndetse twizera ko ibi bitabo bashobora kubibona, bashobora kujya muri Library Caritas. Ibi bitabo navuze namaze kwandika byose biriyo, ndetse n'uwaba agikeneye ashobora kumpamagara kuri telefone yanjye 0788892053. aho waba uri hose mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu nakikugezaho. Ndetse na biriya bitabo bindi nababwiye maze kwandika, haba ubuzima mu muryango, inzozi z'urukundo, isano isumbi y'amaraso, ikiguzi cy'imbabazi, umurunga w'urukundo, ibikomere byawe byanteye gukomera, na kiriya cya gaje ajya gusura nyirakuru. Ibyo bitabo byose ndimo kuvuga hano i Kigali, umpamagaye aho waba uri hose mu gihugu nakikugezaho ku giciro gitoya rwose ugereranyije niba bikubiye mu gitabo. Nitwa Izerero Wanjehora, nkunda kumva ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo. igihangano cyanjye ni uburyo bwo kuzuka. Nshobora gupfa uyu munsi, iriya sitati yanjye ikazamara imyaka 100. yanditse ibitabo byinshi byatumye ahinduka umwanditsi w'ibihe byose. Inganzo tuganire ku bijyanye n'inganzo zinyuranye mu kiganiro Inganzo. Sempa avuga ko ari mu rugendo rwo guhindura ibi bitabo mu zindi ndimi mu rwego rwo kongera umubare w'ibyo afite ku rubuga rwa Amazon rucuruza ibitabo mu buryo bw'ikoranabuhanga ku rwego mpuzamahanga, ndetse n'iyindi mishinga irimo inzu itunganya ibitabo yamaze gushinga. Ubu ibi bitabo maze kuvuga haruguru, ahambere mwabisanga ni muri Kigali Public Library ikorera hano Kacyiru, aho umuntu ukeneye gushaka gusoma igitabo yagiye akagitira akagisoma akagisigayo nta kiguzi kindi. Ahandi mwabisanga ni muri Library Caritas ikorera hari i Kigali hafi muri quartier commercial hariya hafi, ho rwose iyo ugezeyo ukabaza igitabo kimwe muri biriya twavuze haruguru barakibaha. Ahandi abantu bari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu Rwanda ushobora kukibona kuri Amazon, ugiye mukandikamo igitabo yenda isano isumbi y'amaraso, ikiguzi cy'imbabazi, umurunga w'urukundo, inzozi z'urukundo. Ibyo bitabo byombi nibyo maze kugezaho, ariko ndacyakorana n'izindi nzu ndetse na Amazon kugira ngo ibi bitabo nanditse ibyinshi biri mu Kinyarwanda nk'uko mwabyumvishe, mbashe kubitranslatinga noneho bizagere ku bantu bose bakunda gusoma no kwandika, cyane abari hanze y'igihugu, kuko nabyo mbifite muri projet. Ikindi mwari mumbajije ku mishinga mfite nteganyiriza abanyarwanda, nk'uko nari mbivuze, mfite projet yo kugira ngo nkore translation cyangwa se mpindure ibi bitabo nanditse mu Kinyarwanda mbishyire mu Cyongereza, bishyire no mu Gifaransa, n'ibinankundira nshyire mu Giswahili, kuko muri Afurika muziko ari ururimi narwo rurimo gukoreshwa cyane. Iyo niyo mishinga migari mfite. Rero uwundi mushinga mugari mfite ni uwo kumenyekanisha ibi bitabo maze kwandika. Ngerageza gukora n'amateleviziyo menshi atandukanye, nkakoraho ibiganiro bitandukanye nko kuri televiziyo Rwanda, Isango. Ndashaka rero no kugera kuri ayo mateleviziyo yandi yose ndetse n'ibindi bitangazamakuru, yaba ibyandika ndetse na radio nk'uko mwantumiye, kugira ngo aho hose mbashe kumenyekanisha bino bitabo, abanyarwanda bakundishe gusoma no kwandika. Ndetse noneho nabo benshi hari ubusabe bwinshi mfite bw'abantu bambaza bati ese kutaduha ibitabo wanditse mu zindi ndimi ngo natwe dusome. Rero iyo mishinga niyo migari mfite, ariko nanone ntago ngiye kwandika nari nacutsa, nkuko mu byumva maze kwandika ibitabo 8, ariko ndacyafite byinshi byo kubwira abakunzi bo gusoma. Rero ndacyakataje. Akandi ikindi ndongera kushimira Radio Salus, vraiment mwaduteye iteka mu kutubera ijwi kugira ngo turangurure tubwire abakunda gusoma no kwandika aho bakura ibitabo ndetse n'ibikubiye mu byo twanditse. Ubu nafunguye inzu isohora ibitabo cyangwa se ibyo bita publishing house yitwa Isano Bella Publisher. Urundi rugamba ngezeho cyangwa se ikindi kivi ngezeho nicyo gufasha abantu bashaka kwandika
kubayobora, kubafasha guidance, kugira ngo nabo uwo muntu ufite inzozi zo kuba yashyira igitabo hanze, yagira ibyo abwira abakunzi bo gusoma no kwandika, nawe mufashe nk'uko nanjye nafashijwe, nabo mbafashe kugira ngo za nzozi zabo zibe impamo. Icyo rero nacyo kiri mu yindi proje ngari ndetse izafata igihe kinini, mbikiye abakunzi bo gusoma ndetse no kwandika. Nanze yuko icyo kirezi cyangwa se iyo mpano mfite nayihererana njyenyine, ahubwo nashatse ko nayisangiza abandi, nkabafasha muri rugendo rw'uruganda rw'igitabo mu buri bike maze kunguka, kugira ngo ntabyihererana njyenyine, nk'uko igihugu gikunda kubidushishikariza ko tugomba kwandika amateka yacu, tugomba kwandika ibyafasha abandi. Rero nanjye nafashe uwo murongo, kuba iyo nzu isubiramo cyangwa se itunganya ibitabo, kuba nanjye naba mu bafasha abandi kugera ku nzozi zabo. Murakoze rero, ndabashimiye cyane Radio Salus, turabakunda kandi tubahoza ku mutima. Abakunzi bo gusoma no kwandika namwe turabakunda, tubifurije gukomeza kugira umwaka mushya muhire wa 2025. Ndabashimira cyane, murakoze, Imana ibahe umugisha. Igihangano cyanjye ni uburyo bwo kuzuka. Nshobora gupfa uyu munsi, iriya stati yanjye ikazamara imyaka 10. Yanditse ibitabo byinshi byatumye ahinduka umwanditsi w'ibihe byose. Nitwa Izere Ruwanjehora, nkunda kumva ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo. Inganzo tuganire ku bijyanye n'inganzo zinyuranye mu kiganiro Inganzo. Ni naha dusoreje ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo cya none, cyagarukaga ku rugendo rwa Uwimana Emmanuel ukoresha Emmy Sempa nk'izina ry'ubuhanzi. Jye wakibateguriye nkanakibasangiza ndi Gilbert uko izagira. Ndabashimiye. Ufite igitekerezo ngirakamaro ushaka gutanga muri iki kiganiro, ushobora kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga za Radio Salus cyangwa ukanyandikira kuri email yanjye ariyo gilbert@gmail.com. Ndabashimiye, mukomeze kunogerwa na gahunda za Radio Salus, nanabararikira kuzakurikirana ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo cy'ubutaha. Ni umwanya w'ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. I don't understand. Why? Igihangano cyanjye ni uburyo bwo kuzuka. Nshobora gupfa uyu munsi, iriya stati yanjye ikazamara imyaka 10. Yanditse ibitabo byinshi byatumye ahinduka umwanditsi w'ibihe byose. Ubwo yari arimo akina filime Fast and Furious, yaburiye ubuzima bwe mu impanuka. Nitwa Izere Ruwanjehora, nkunda kumva ikiganiro Inganzo n'Ubuvanganzo. Inganzo tuganire ku bijyanye n'inganzo zinyuranye mu kiganiro Inganzo. Ikiganiro Inganzo ni ikiganiro cya Radio Salus.